mfite agahinda kenshi cyane. Ndumva ndushye ndaremerewe. Nyuma nza kumva ngo afite undi mugore, nacyo ni igikomere cyankomerekeje cyane ku byo namenye ko afite urundi rugo. Numva ko ngo bajya no gusezerana n'uwo mugore bari kumwe wa kabiri. Nari ntwite inda y'umwana wanjye yari ivuyemo, ifite inda y'amezi 7, nagaruye ubwenge ndi kwa muganga. Ariko na mbere nsubiye inyuma gato, umugore yajyaga mu mukobwa tukavugana, akamuhamagara yambubura agaca ku telefone yanjye. Namubwira ni urukumbaza ndengo ndashaka papa w'abana. Ese kumumbaza mwereka ngo tubana mu gipangu. Mubana mu gipangu? Ngwino nsamushakira ikingo ku kazi gutya akampisha kumbe barabanaga. Nagiye rero amakuru yose nyafite, mbaza urugo rwa runaka bararunyereka, sanga umugore ari mu nzu. Arambwira ngo karibu mama Keria, nise kumpaye karibu wawe ngo yangorega runaka turabana. Mubana gute se kandi bajya kumbwira ko mubana mu gipangu ngo ya ngo n'umugabo wanjye. Ndambwira urabizi se ko ndi umugore we mwingo ndakuzi. None se abwa amaherezo ko nyine ngo nuko tubane n'aha nawe mukabana i Kigali. Ndangije ndamubwira ari he? Ari ku kazi. Njya mu kazi ke, mbanza ku muyobozi we, icyo gihe yari greffier w'urukiko, mbanza ku mushefu we. Shefu arambwira turinde ndi madamu runaka. Gute se? Niwe usiga se agashaka kuri mugore? Yabura umugore Kigali se akaba afite uriya wana mu cyaro? Ntabwo byumvikana. Arantwaranjyana mu biro bye. Umugore ni wawe ndati ni wanyu. Nari mpetse uruhinja kwa mezi 6. Umuhungu nyine. None se gute waba ufite uriya mugore n'uyu? N'abantu barahuruye mu gipangu bazi ngo abake babagiye kurwana. Babona nsohotse neme. Ariko nsanga abantu hanze bahuruye, muze muri umugore wa runaka, reba ukuntu afite umugore umeze gutya, reba uriya yashatse. Komantere ziba nyinshi. Bavuga kuri mwiza uko mbikeka mbise mbishushanya. Baravuga uwo yashatse ni uwo mfite. Ubyo n'umuyobozi yaravuze ati se bishoboka gute ko wasiga umugore umeze kuriya ugasanga uriya? Ntabwo ndakundwa, ahubwo njye narakunze, ari no gukunda uwo papa w'abana. Ntabwo urukundo nduzi kwa. Gukunda utagukunda biryana bite? Birababaza. Birababaza uzi gukunda umuntu gusa akundwa n'abandi batariwe. Ndi kumwe na Usanase, pardon. Esperance. Usanase niwe tujye kuganira, yitwa Esperance, ni umumama w'abana 3, akaba yarahuye n'ubuzima budasanzwe kuva kiri muto kugeza n'uyu munsi. Ntarumva inkuru yawe tutaraganira. Espera ukomere ubeho. Mwakoze. Sibyo? Kwicara kuri bino biganiro birashoboka ko byagufasha, ariko hari benshi bizafasha nanone. Sibyo? Birashoboka utigeze urota kwicara mu biganiro nk'ibi ngo uvuge ibyakubayeho, ariko n'ubuzima bwacu nibyo tubaho, nibyo tubamo, tubana nabyo umunsi ku munsi. Sibyo? Kenshi iyo tubuze inkuru zacu hari ubwo byanze kunze tworoherwa. Hari ubwo tworoherwa ugasanga ubuzima bwawe burahindutse bite nuko iya nkuru wayisangije abandi. Reka tubikore mu buryo buri positif, mu buryo bwiza, bitari ukwimena inda wenda kuko hari umuntu ushaka kujya ariko kuki twimena inda. Ntabwo ari ukwimena inda, ahubwo ni ukugira ngo dusangize ibyacu abandi bibafashe, ko natwe ubwacu bidufashe. Umutwe umwe wigira inama imwe yo gusara, ariko iyo turi kumwe n'abavandimwe, twabonye inshuti, twabonye abatwegera, twabonye abatwumva, hari ubwo nyine usanga umutima wacu woroherwa byanze bikunze. Wowe nkwifurije ko woroherwa mu byo urimo, ukazagera ugakira. Iki kiganiro uri kutwumva utarumva n'inkuru y'uyu mubyeyi, ndifuza ko umugira mushiki wawe, umugira murumuna wawe, umugira mukuru wawe, umugira umwana wawe,
umuhobera umubwira uti Espera warakomeretse ariko komera. Yego murakoze. Mbere y'uko tuganira kuko wenda birashoboka ko babanje no kumva agace k'inkuru yawe, banza uvuge nimero ya telefone yawe. Umuntu wifuza kuguhobera, kukubwira ati komera, kukubwira ati ubuzima burakomera, burakomeza, abikore utaratangira neza inkuru yawe. 07 8 21 5804. Iyo niyo nimero ya Esperance. Iri kuri WhatsApp 07 13 40 73 9. Duhobere uyu muvandimwe, uyu mushiki wacu, uyu muvandimwe wacu, uyu mwana wanyu. Tumuhobere, tumubwire tutikomera Espera, ubuzima burakomeza. Impamvu ntangiriye kuri iki kintu, Espera, mu maso yawe ufite ukuntu agaragaza agahinda kenshi. Afite n'ukuntu hazenzemo amaso, amarira. Kamera wenda ishobora kuhita bigaragaza neza cyane, ariko ni ibintu bigaragara, n'ubireba no kuri kamera arabibona. Utaratubwiye inkuru yawe, muri wowe umeze gute? Umutima wawe umeze ute? Mfite agahinda kenshi cyane. Ndumva ndushye, ndaremerewe kuko ubuzima nabayemo. Umuntu aravuka akisanga mu buzima bwiza, akaba igihe ubuzima bwiza buhindutse n'ububi bukaza. Byose birashoboka kandi umuntu akabubamo, akabushobora. Ndahera kuva mu bwana bwanjye. Yego. Namenye ubwenge nisanga mba kwa nyogokuru byara mama. Yego. Baho mu buzima bw'abandi bana kwa nyirakuru, ariko bimwe abana batitishwaga na nyirakuru, nge ntabwo nabyigeze. Umukecuru ugira abana akunda abuzukuru, agakunda bamwe akanga abandi. Abuzukuru b'umuhungu, umuhungu we ari we marume bagakundwa, abuzukuru b'umukobwa ari we mama, niba dufata kimwe nk'ab'abahungu. Ubwo buzima rero umwana yatangiye kumenya ubwenge, abona ko akunda umukecuru yaraje ibyo kurya agaha bamwe abandi akabihorera. Natangiye mu ubwo buzima ndi umwana, rimwe abandi bakagaburirwa njye singaburirwe. Ibyo bivaho, umuntu arakura, kwiga bigoranye, kwiga wambaye ibirenge, ukabona ikayi rimwe ejo ukayibura, itushi ukaribura, iniforume ikagucikiraho, ukakudodeshereza bakagushyiramo ibiremo. Ubuzima nyine umuntu akabwakira uko. Ibyo bivaho, umuntu atangiye kuba gakumi. Nyuma ya Jenoside ubuzima nibwo bwa mbere bubi cyane. Aho hari mbere ya Jenoside kwiga biragorana, ubushobozi burabura, gera ufarije irishyura, ariko ikatanga bimwe, ibindi bikaboneka nyuma bitinze bitewe n'aho byaturukaga. Umuntu agatangira guca inzira zo kwirwanirira. Hirya umaze kuba gakumi k'imyaka 15 n'6 n'7, ugahura n'udusore, ugahura n'abagabo. Kubera ubuzima bubi umuntu ababayemo, kutabona amavuta, kutabona kotegisi, kutabona agakweto keza, agatangira ibishuko nk'ibyo. Ubwo rero nahuye n'umugabo wubatse, kuntera inda, nengeze mu wa 2 segonderi, ngiye mu wa 3. Inda mbaho mu buzima nari mbayeho bwo mu rugo bwo kutuba kwa nyogokuru, narerwa na mama, narerwa na data yari yarapfuye. Mama arashatse undi mugabo, kuba umwana mburaho mushyira kugira ngo nkomeze amashuri yanjye. Umwana ndamugumana. Kumugumana rero nibwo nagumye kumurera, sinakomeza kwiga. Farije gumye nyishyurira imyaka nk'ibiri cyangwa 3 ntari ku ishuri. Nyuma nza kubabwira kuri abagenda batoranya, ndabwira ko nge sinkiga, narabyaye, natewe inda n'umugabo ukuze, ndabyara, sinkijya ku ishuri, ntimuzongere kunshyira kuri liste yo ku ishuri yo kurihira abagomba kwiga. Nuko bankuyeho,
nabwo barambwira ngo ugize ubutwari kuba ubivuze ko twari tuzi ko ukiri ku ishuri ntoya. Ubwo rero nageze umugabo wanteye inda mubwira ko ntwite, arambwira ati reka ntabwo ari njye nayiguteye, wayikuye ku ishuri mu bana mungana kuko yarandutaga. Mba muri ubwo buzima ndamubwira umwana wanjye nzamurera. Umwana ndamurera ngeze uyu mwaka n'amezi 2 hafi umwaka n'igice nibwo nakundanye n'undi musore. Noneho nkunda uyitwa ngo ni umusore, yego nawe yandutaga ariko byibura ari umusore nanjye ndi umukobwa. Tutarajya kurongo reka duhere ku wa mbere kuko buri wese ari byasiga ibikomere. Uwo mwahuye gute? Yari umugabo wubatse? Yari umugabo wubatse. Yasize iki mu buzima bwawe? Yarankomerekeje cyane, ariko mu gihe twari tuziranye yampaga buri kimwe, anyereka ko afite amafaranga ku buryo nta wundi musore narebaga ku ruhande. Niwe narebaga, telefone nziza ikangeraho, umwambaro mwiza nkawubona, ariko amaze kuntera inda byarahindutse. Mubwiye ngo wanteye inda, ibyo sinongeye kubibona. Nabayeho mu buzima bwo kwirwanirira aho kwa nyogokuru, nabo batangiye kuvuga ibyo uvanye mu mashuri, dore urabyaye byariye mu rugo, abandi niyo diplome uzanye utanayarangije. Biba igikomere cyane. Ndangije ndavuga ngiye kwirwanirira ndera umwana wanjye, Imana izamfasha azabaho, kandi koko yaramfashije. Umwana wanjye arakuze, ariko n'isaha ise ntagamuzi. Umwana w'imyaka 18 uwanteye inda ataramubona. Kubera iki? Yagumye guhakana ngo suwe, ariko nyuma umwana muri covid aratangira arahamagara, amakuru ni meza, umwana ameze ate, ni subu nibwo yabutse ko ari umwana wawe? Atego. Ndamubwira nta kibazo, uzaze twicare muganire, umwana wawe murebe, ni umukobwa muranasa. Kuva icyo gihe ambwira tuzicara baganire n'umwana, tuganire n'umwana. Ntabwo araza ngo atwiyereke. Atuye mu Rwanda se? Ari mu Rwanda, afite n'ubushobozi. Nawe ubwo agerageza ngo kugira ngo tumuhe amafoto y'umwana, umwana akambuza. Arambwira ati umuntu udashaka kumbona uramuha amafoto y'iki? Yaba ari wa muntu ushaka kunyicisha kuko atigeze nshaka mu buzima bwe. Ati mwihorere njyewe nzabaho. Ibyo bintu se navuga ngo igikomere asize mu buzima bwawe, urumva cyo kwanga umwana abyaye. Niwe wagutwaye ubukobwa, yego, kugira umugore, ambuza no kujya hanze. Mukuru wanjye yaramaze umwaka agiye hanze, ambwira ko azantwara mu myaka 2. Yumvishe ko nabyaye, ahita ambwira ati ngo nahisemo umugabo, nta n'ikintu kimarira. Nta nubwo tujya tuvugana, ambwira ko nahisemo kutwita nyine nkabyara, namusuzuguye. Ko gahinda kanyica kuba ntararangije amashuri yanjye hejuru yo guterwa inda, n'uwayinteye akaba atemera uwo yabyaye. Ari nacyo gikomera umwana afite, avuga ati data kuki atanyemera? Kubera iyo mpamvu. Ntabwo mbizi, ariko wowe wiga ukomere, uzaba umuntu ukomeye. Azakwemera cyangwa natakwemera, ariko uzaba umwana ukomeye. Uzakundwa n'abandi batari we. Mu myaka ya mbere yiga primaire yaratsindwaga cyane, ko yarataramenya ko uwo twashakanye nyuma nakubwiye nawe yaje kugera akavuga ngo nagaruwe. Umwana akabimenya, akavuga ati se papa ninde? Kura nzi ko ari papa. Yego, twarashakanye akurera uri umwana, ariko bibaye ngombwa nyine ko avuga ko utari uwe nyine. Sinzi impamvu nabikoze, ariko ndi so ndi nyoko. Umwana nibwo yatangiye kwiga, kumenya ubwenge, ko mbere yaratsindwaga, yazaga mu banyuma kubera icyo gikomere cyo kutamenya se, cyo kutamenya story yanjye na papa we. Afite imyaka 8 nayimuganirije, ndayimubwira, mpamagara n'uwo witwa ngo ni se. Aramubwira ati ntabwo ari uwanjye, ati nyoko nakakubesha ntabwo ari uwanjye. Yego. Umwana nibwo kumbwira ati mama ndakubabariye, ngiye kwiga kizo umwete, uri kunyihakana asanyifuza. Nuko umwana yaje kongera agarura ubwenge, imyaka 10, 12, ageze 18. Ni umukobwa mwiza cyane. Bari gukora stage, ari kwiga ibya hoteleri, azi ubwenge. Nuko
ubuzima burakomeza. ubuzima burakomeza rero niko gushaka uwo wundi. Nitwa mvuga ni umuntu ubyariye iwabo, umuntu umukunze byanga bikunda nzubaka, ndashaka, turashakana, mbyara umwana we wa mbere, gushaka umwana we, kubyara umwana we wa mbere mo hagati, umwana afite nk'imyaka 3-4, tangira kubona ko ubuzima buhindutse, akorera mu ntara agenda agaruka. Nyuma nza kumva ngo afite undi mugore, nacyo ni igikomere cyankomerekeje cyane ku byo namenye ko afite urundi rugo. Numva ko ngo bajya no gusezerana n'uwo mugore bari kumwe wa kabiri. Nari ntwite, inda y'umwana wanjye yari ivuyemo, ifite inda amezi 7, nagariye ubwenge ndi kwa muganga. Muganga aranganiriza ati se byagenze gute? Njye nagiye mu kazi meze neza, ariko hari inkuru zansanze mu kazi zimbwira ko papa w'abana banjye agiye gushaka undi mugore kandi n'ubu bagiye kwitegura civile. Numva ubwenge burayobye, gute umuntu naba mbyaye yanyereka ko nkunda, nkaba ntwite inda ye ya kabiri, akaba agiye gushaka undi mugore. N'iki yamburanye, nkishaka ikosa nkaribura, nkishaka iki, ndavuga nibura nuko aba mu ntara. Nibwo muganga yambwiye rero ngahumura ngo kano gahungu kazaguhoza. Ndambwiye umuhungu, ndatwita umuhungu. Uratwita umuhungu. Atse ko wishimye cyane. Ndavuga nafite abakobwa 2, ubwo numvaga ko impamvu wenda umugabo wanjye yagiye yashatse undi mugore wenda ari uko nafite abakobwa 2, none ubwo ntwita umuhungu wenda azagaruka. Ati komera, gusa ntongere kwishira mu bibazo bye, abagabo tugira amafuti turi benshi, atari ko komera azaza. Nuko nagaruye ubwenge, mera neza, mbura ukwezi kumwe mba ndabyaye, byara umuhungu. Nkubyara umuhungu nyuma y'icyumweru, aho abimenyeye araza asanga nabyaye umuhungu, agaruka mu rugo. Ariko agaruka mu rugo ko afite urundi rugo, rimwe akagenda amezi 2-3, ubundi akagaruka. Ibyo ndabyakira kugira ngo rwa ruhinja rutazambaza ngo papa ninde, bitazamera nk'aho mwana wa mbere wakuze atabona se. Mba mu bwo buzima butari bunyoroheye bwo guharikwa nkiri muto, tabwakira. Uwo mugore waje umusanga mufite cyangwa yaje uri kumwe n'umugabo? Ninjye twashakanye bwa mbere, ahubwo yamushatse nyuma yanjye. Ambwira ko mubajije impamvu yashatse urundi rugo, ambwira ko ari uko ari kure, ariko bakuriye yakoraga mu ntara, njye mba muri Kigali. Ibyo ndabyakira, numva nta kibazo. Urabyakira gutyo? Yego, narabyakiriye, ariko mbyakira ari kugira ngo umwana wanjye akure amenye papa we. Umwana agize imyaka 3 hafi 4, nibwo byanze. Tumubwira ndabona urahisemo gukomeza kugeza aho ubyara n'umwana wa kabiri, bigaragare ko umugore wamushimye. Byiza rero wahita hamwe, ugafata hamwe, ngewe ukandeka. Abana ntibazanirwa kukumenya kuri se, ariko ngiye agahinda kagezaho kenda kunsandaza umutima, ejura umva bitanyoroheye. Ubwo namubwiye rero uhitemo hariya cyangwa hano. Ahitamo aho ngaho. Uko haba, ariko nayo cyantunguye nuko nawe atakibana nawe, yaje gushaka urundi rugo, afite urundi rugo. Mbere nanishinjije amakosa, mvuga ni wenda hari amakosa yambonye yatumye ntagumya kubana nawe, ariko ndavuga se nundi abyaje 2 nawe afite amakosa nk'ayanjye ko nawe amutaye. Numva bimbere ihurizo, numva bimbere ikibazo, ntangera kuvuga ni manza atari ngewe mubi, ariko agishakana nzi ko ari ngewe mubi, ufite amakosa, ari byo yanenze, ari iki. Ariko mbonye nunda musiza mubyaje 2 nkuko nanjye yambyaje 2, numva ko kosa atari twebwe, ahubwo rishobora kuba ari we urifite ryo gukunda hirya no hino. Espera, none se burya hari ubwo tujya tubona ibimenyetso iyo ikintu kigiye kuba, ajya gushaka undi mugore
nta bimenyetso wari wabonye mbere? narabibonaga, yarasigaye amara igihe adataha. Namuhamagara se umunsi utaje, ntabwo hari ibyo ndimo. Iyo umugabo yatahaga buri wikendi, yagiye mu ntara abataha buri munsi, nyuma abona akazi ko muri ntara, ariko buri samuda agataha, kugera aho samude bivaho agataha rimwe mu kwezi ku munsi w'umuganda. Umunsi w'umuganda bivaho agataha rimwe mu mezi 2, ibyo bivaho agataha rimwe mu mezi 3. Ibyo rero bigaragaza ko ya mezi 3 ntabwo yamara ari wenyine, utangira kubona ko hari ikindi kibyihishe inyuma. Waje kumenya se n'umuntu wikubwiye ku ruhande cyangwa mwaraganiriye arakwerurira? Yewe narabibwiwe bwa mbere, kubibwirwa bwa mbere ndabimubaza, abanza kumpakanira, arangije ndamubwira rero uramakaniye ko nta mugore ufite, ni njyewe nzakwifatira. Ya mana yanjye aza gukora impanuka, agonga umuntu. Mu kugonga umuntu aranakomereka hafi gupfa, umugabo baramufunga. Mu kumufunga rero famiye ni njye yagombaga kohereza njye kureba umugabo. Ubwo nagiye kureba umugabo, nsanga nuko kuri bamufunze kugira ngo nkete ikorwe, bamurekuye, ariko njyewe ngenda ko nafite amakuru y'urugo rwe n'umugore uko yitwa n'iki byose nabigize, ngenda njyewe njya kuri rwa rugo. Ariko na mbere nsubiye inyuma gato, umugore ajyaga amumpa umukobwa tukavugana, akamuhamagara yamubura, agaca kuri telefone yanjye. Namubwira ni urukumbaza ndengo ndashaka papa w'abana. Ese kumumbaza mwereka ngo tubana mu gipangu. Mubana mu gipangu? Ngwino nsamushakira ikingo ku kazi gutya, akampisha kumbi barabanaga. Nagiye rero amakuru yose nyafite, mbaza urugo rwa runaka, bararunyereka, nsanga umugore ari mu nzu. Arambwira ngo karibu mama Keria, nise kumpaye karibu wawe, ngo yangorega runaka turabana. Mubana gute se kandi bajya kumbwira ko mubana mu gipangu? Ngo ya ngo n'umugabo wanjye. Ndambwira urabizi se ko ndi umugore we? Ngo ndakuzi. None se abwa amaherezo ko nyine ngo nuko tubana inaha nawe mukabana i Kigali. Ndabyakira. Birangira gutyo. Ndangije ndamubwira ari he, ari ku kazi. Kumva itasohoka, ahamagara umugabo ati mama Keria yaje. Umugabo njya mu kazi ke, mbanza ku muyobozi we, icyo gihe yari greffier w'urukiko, mbanza ku mushefu we. Shefu arambwira ati rinde ndi madamu runaka. Gute se niwe yagusiga se agashaka uriya mugore? Yabura umugore wa Kigali se akaba afite uriya wana mu cyaro? Ntabwo byumvikana. Arantwara njyana mu biro bye, umugore ni wawe? Ndati ni uwanjye. Nari mpetse uruhinja rw'amezi 6, umuhungu nyine. None se gute waba ufite uriya mugore none abura icyo avuga? Nabo baratuza nyine buri cyo bakora. Ndagenda mubwira bari banyohereje mu rugo, nze ndebe ko bakoze impanuka ngo wari wakomeretse kandi banagufunze. Ndate ati wabibonye ibyo ashaka kureba? Ndamubwira yego nabibonye. Nabonye ko ufite n'urugo kandi ajya kumbwira ko ari umukobwa mubana mu gipangu. Ngo wabibonye nyine, ngo ndumva ari ikindi ukeneye kumenya. Yego ninakibonye murakoze. Gahinda karamfata n'ikiniga, nsubira mu biro by'umushefu we, bari wongeye kuririra. Ahantu yakoraga ntabwo agomba kugenda ngo ugaruke. Za Kaduha imodoka igomba kugenda rimwe, yagendaga rimwe. Yego. Bukeye ambera imfura, amfatira chambre, ndaryama. Ndangije bukeye mfata inzira ndataha. Menya ko nyine naharitswe, ndabyakira. Ariko umwana amaze kwigira ijuru, ngewe mfata umwanzuro ndavuga ntabwo ubuzima nazabubamo. Uravuga ute akubera imfura? Gusa yakubereye imfura mu by'ukuri? Ntabwo navuga ngo yambere imfura, kuko yambere imfura nta wundi mugore ari gushaka, twari gushakana twarera abo twabyaranye. Icyo gihe ukinjira muri iyo nzu yabagamo,
ugasanga wakiriwe na wa mukobwa akuvugishaga kuri telefone, wagize umujinya, waramukubise, waramututse. N'abantu barahuruye mu gipangu bazi ngo abake babagiye kurwana, babona nsohotse nemye. Ariko nsanga abantu hanze bahuruye, muze mureba umugore wa runaka, reba ukuntu afite umugore umeze gutya, reba uriya yashatse. Komantere ziba nyinshi. Uko bavuga kuri mwiza, uko mbikeka mbise mbishushanya. Baravuga uwo yashatse n'uwo mfite. Ubyo nimero zaravuze ati se bishoboka gute ko wasiga umugore umeze kuriya, ugasanga uriya akabura icyo avuga. Buri wese afite umutima we. Mu by'ukuri se yari yamukunda iki cyatumye aguharika? Ntabwo mbizi pe. Nta nubwo se wenda ajyaga gucyurira ngo akubwira ati kana kameze gutya, afite izi karite? Gusa icyo nzi njyewe yabaragize umudamu yashatse, yari afite akazi keza. Kandi nanjye mu gushakana kwanjye nuko hari byinshi nirinze kuvuga. Twashakanye mfite amafaranga atari menshi kandi atari na make, ariko umeze neza, yatangira fondasiyo y'ubuzima. Umwana w'umukobwa waba ufite miliyoni 2 gutangira muri 2005-2006 yari fondasiyo nzima. Ariko mu mezi 2 zari zirangiye ntazaho zijya. Weje yatwaye bigaragare ko yantaye, ariko ubuzima bumaze kuba bubi. Ariko mbere bukimeze neza, twari tubanye neza. Yakubwiraga ko agukunda? Yego, ambwira ko nkunda. Kubimbwira ariko njye ntabyo nabonaga, kubivuga gusa ntabwo nabibonaga pe. Ibyo muri zo mbyaro ze zingahe nta mwambaro we nzi. Kako no mubyara byara mugabo akamuhemba, akamuha igitenge, akamuha umutaka, akamuha inkosha, nabyo nzi. Byose ko nareba nifite amafaranga, byose narabyikoreraga. Byose urabyikoreraga? Ibyo rero urubatse se? Numvaga njye nubatse, icyo napfaga nuko numvaga ko mfite umugabo. Kumva ko umuntu afite umugabo, afite ubushobozi, nta kibazo ari ibyo. Numva nuko kunyurwa. Famiye yakohereje ngo ujye kureba ko umwana wabo yakoze accident y'umugabo wawe. Kuki yohereje we kandi bazi ko afite? Yaraturabibagaragariza ko afite umugore, nabo babyumva kuko nanjye nabyumvaga. Ahubwo banyohereje bagira ngo bamara impungenge koko naraje ndababwira afite urugo. Babura icyo bakora. Yagufatiye chambre ajya mu rugo rwe? Oya, yaraye aho. Aho ngaho nawe waraye? Yego. Afata chambre nawe ufata chambre? Oya, twaraye hamwe nk'umugabo n'umugore. Kuki wabyemeza? Icyatumye njye naramukundaga, ndamukunda kandi isanda cyamukunda nubwo yagiye. Icyatumye nafata chambre nabwo nari njyanye sheke, yaramaze igihe amaye sheke itazigamirwa, aho rambeshya amafaranga nzarotira bigera aho nyijyana kuri Koje bank, kuri Eco bank kwa. Ndababwira ni njyewe sheke, umuntu ahora ambwira gutya ati se mupfana ikintu umugabo wanjye. Akaba kubesha inshuro zingahe gutanga ku mafaranga buri gihe. Tibyiza rero genda manzo mubiganireho, natabyemera uzaze ariyo tuzamuregesha. Icyo gihe ngenda rero nayo nyijyanye. Ndamubwira nti ariko mfite sheke yawe nzi ngo tuyivuganeho, nayijyanye kuri banke, bambwira ngo ni tutagira icyo yikoraho, umbeshye amezi 2-3 amafaranga ntayafata kandi barayenyemereye, kandi afite byinshi akemura mu rugo, ntacyo kimfasha. Ndayijyana noneho bajye bayikuregesha. Njye nkeka ko kuraraho ariyo sheke yashakaga, kuko umwana yararize kubera ubushyuhe, njya kumusaba amazi ngo muhanagure kubera n'ahantu atamenyereye, kubera afite amezi 6-7 ya sheke arayitwara, arayinyiba mu gasakama, arayitwara arayica. Mu kwica rero nubwo twavuganye, nubwo twaraye hamwe ntabwo twavuganaga. Rero kugira ngo yubahishe, wenda nyubahishe cyangwa n'abantu mu ikaritsiye bavuga ati umugore mukuru yaje yamwubashye, ariko yari target iyo sheke. Kuko namaze kuyibura nagiye kwireba, ndamugana sheke se tubivuzeho iki, ngo nayiciye. Ariko numva arambabaje bwa kabiri, ndavuga wayiciye, ngo mpa amafaranga basi yarariho, ngo tugende ndaguhera i Kigali. Icyo gihe asabaga hushya, ayafite n'igikomere yakomeretse, turatahana. Tugeze i Kigali tuvuye muri bisi arambwira ati
aho uba ntuhazi ndahazi, nanjye ndagiye, ntuzongera no kumbona. arakata asubirayo. Yego, yaraye muri famiye ye, bucya asubira mu kazi. Kandi koko niho byatangiye y'amezi 3 5 tagaruka binyuma. Aho rero njyewe ndamubwira okay, ndabona ahisemo umwanzuro mwiza, nta kibazo, nanjye nzarera abana banjye, gusa sinzabakubuza, warababyaye, ariko nawe uzambera imfura, ujye umfasha kubarera. Nawe byo kuvuga ngo uri umugabo wanjye, byo ndagukunda, ariko niba unyanze utankeneye ntabwo nabiguhata, genda ukunde wubake kuwo ushaka. Ariko icyaje kuntungura ni uko nawe batakiri kumwe. Baje gusezerana? Ntabwo baje gusezerana, byaje gupfa. Umugore sinzi niba aramenye ko nagize ikibazo cyo kugwa muri koma, niba sinzi niya Mana ibishaka kugira, ntabwo ubukwe bwakomeje nkuko amakuru yari yansanze. Yaje kwishinja, yaje kugira culpability, yumva ko afite uruhare se mu kurwara kwawe? Simbizi. Nawe babanye gutyo, barabyara umwana wa mbere, arongera akora dega, baramufunga. Nikumufunga, ikintu cyaje kumbabaza nuko umuryango wavuze ngo ninjye namufungishije ko nagiye kumurega ko yashatse urundi rugo. Ndavuga oya, ntabwo ari njyewe. Nyuma baza gusanga ari amakosa yo mu kazi bamuhaniye, ari nabwo namusuraga kuri gereza, hasanga mukeye barahari, hasanga famiye yose irahari, nanjye nagiye ukwanjye n'umwana umwe. Abanyururu bakamubwira ko se uriya mugore nkandikisha nka mama, nka madamu runaka, nawe n'undi yandikishije madamu runaka. Abanyururu abasorovera bavuga ati se runaka afite abagore 2, bati se yaburiya nuri, ati kandi uwo niwe mukuru. Mbega bose bikababera ihurizo. Kubera iki yakurengeje hundi? Ntabwo mbizi pe. Nyine bakaba ari byo bibazo. Arangije ariko muri gereza aho akundi umuntu agira telefone akajya bamagara ati mbabarira, ibyabaye byarabaye, nzagaruka mu rugo. Amubwira nta kibazo, njye ndagukunda, uzagaruke, ariko ikosa ntazihanganira nuko umunsi wafunguwe ukajya mwarura rugo utabanje ku bana bakuru. Ndabyumva, ufite umwana hariya, uzabanza iwanjye, nyuma rwose ugiyeyo kumusura, ntabwo uzakubuza umwana wawe. Ariko ikintu cyaje kumbabaza kigatuma mfata umwanzuro burundu, narihanganiye byinshi, nuko yafunguwe agenda hariya. Agomba gufungurwa ku itariki 6 z'ukwa 7 kuri buki z'ukwa 4 icyunamo gitangira. Ndahamagara ndababwira nse ko nzi ko icyunamo kizabejo, muzarekura abantu kuri 7 kuri gereza. Barambwira ngo twabarekuye ejo kuri 6. Muhamagaye warambeshya ngo kumba ari kwa mugore, arambeshya ngo aracyari muri gereza, ngo ngwe wa muhungu twarana gasi, kandi umuhungu kumbe nawe bamufunguranye. Ari kugira ngo amume aho bari kwizirwa mu kabari bambeshye. Ndavuga oya, kuri gereza se baba bambeshye, ndabizi ko wafunguwe kandi twanzuye ko uzabanza iwanjye nk'umugore mukuru, nyuma ukajya gusura umugore muto, ugasura umwana wawe. None ubwo wabanje ku mugore muto, bigaragare ko imyaka yose mbayeho 3 ufite uriya mugore wambeshyaga, bigaragare ko utakinyeneye. Ntacyo, igumiraho rwose, ndakuboye. Waramukundaga koko? Nuko twatandukanye. Nese ubwo mwagiye kumusura muri gereza mwese? Twajyagayo na famiye buri gihe, yafunze imyaka 2. Mu kwahurira ubwo ngubwo njyewe najyaga ntanabizi ko bagiyeyo, nkasanga nabo ko visite yakundaga kuba Boulevard. Bivuze ngo yari yarakiye wa mugore, nawe bari bamumenye. None se mbwira, ariko famiye ye ntacyo nyishinjira nkunda. Yego. Ubwo mwahuriragamo muri abagore 2 ku mugabo umwe muri gereza, mwaganiraga gute? Nta na kimwe naganiraga nabo, nasuhuzaga famiye yanjye, nawe nkamusuhuza. Nasangaga kenshi basohotse, nanjye nkinjira, ko nabaga nategateze bo bafite imodoka zabo bajyanye, nkabasuhuza. Gusa umugabo amaze kugiye gusurwa, abanje amamagaye ngo wasuwe, agahita amenya ko nanjye naje, akagaruka. Ntabwo tugeze duhurira ku ntuzimwe. Ubuzima bukomeza gute rero? Ubuzima bukomeza bwo kumenya abana banjye, bishyira amashuri primaire, kero bajya 9 bariga. Ubuzima bwo gucuruza bugenda pe, ubucuruzi butaragenda nabi, ndacuruza ntunga abana banjye mbaho, ariko bigeraho noneho biranga. Uko isi igenda ihinduka, bigeraho kwishyura minerivare nkajya njyamo ibirarane,
inzu nkajyamo ibirarane bakanyandikira piyave, ejo nkatakamba bakayikuraho kugira ngo biranga finale, noneho piyave mazemo nk'amezi 5 barangiruka. Tugenda nabaga mu Muhima, nari mpabaye imyaka 10 mu nzu nabagamo. Mfunga umwuka ndagenda nsaba inshuti n'abavandimwe, mbona udufaranga duke njya gukodesha indi nzu, ariko nayo ubwo kode bwayo nabwo ntabwo bworoshye ko gutunga abana 3 no mu mujyi wa Kigali udafite inzu, udafite akazi gafatika uvuga uti ku kwezi haraza yawe yagabanye, bidakunda, birangora cyane, ariko mbibamo ndabyakira nyine. Ubuzima bugenda buhinduka, abana babonaga umugati batangira kubura, banywa icyayi cy'amata batangira kubona igikoma bitagira n'isukari, rimwe bakayibona ubundi ukayibura. Ikinkomereye ni iki rero kiri kumbabaza cyane, nuko abo bana navunikanye nareze, papa wabo yagiye ntwite, ari bucyo gikomere nagize ntwite umwana muto, umwana akaba agize imyaka 12, undi agize imyaka 16. Nuko yabanyatse kiza amezi 2 yabanyatse haciye imyaka nk'ibiri abanyaka, ariko ngumya kurwanirira mvuga abana banjye ntibaregora mukase nkiriho, bazaregwa na mukase napfuye. Ako byageze aho ndazibukira, batangiye kubura ibyo barya, bakarya rimwe. Umwana w'imyaka 12 ugeze mu kigero cyo kurya rimwe, yabasuye se akarya 2 3, umwana akamubwira papa mama kandi tujye kuba kwa papa, njye kwa papa. Kugira aho njya mu buyobozi ndababwira rero abana banjye isari kubashaka, mwamunsabira inzu batwirukanye, mfite ubukode bw'amezi 6 hafi 7, mumfashe base nkishirira iyo nzu. Noneho abana njye nabamu, umugabo aramutumiza mu buyobozi arabyemera, ariko n'ubundi arangije nyuma arambwira ati kundega mu buyobozi ntabwo bazankuramo amafaranga mu mufuka, nayaguha mbishaka, ntabwo nzatunga ingwe 2. Njye nashatse urundi rugo, kandi ubwo yavugaga urundi rugo rwa kabiri nayo yararutaye, n'undi wa 3 afite. Ngo amabana banjye nkabarira, nambwa koko abana nareze navunikanye urabanyambuye, ngo umurango bazaguma bagusure. Niko gahinda mfite, abana bagiye uwo hagati atabishaka, arambwa ati mama nubwo ubuzima bwanze bari kudusohora mu nzu, wabuze yo kwishyura inzu, tubabarire ubuzima nibuhinduka uzongera dutware. Ndabwa muhumure, Imana izabikora, nongere ngira amafaranga. Ndagamu gato kajya kambwa ati mama uzongera kubara amafaranga wajya gubarira ku buriri, mbara miliyoni zirenga 2-4. Umwana akajya acomora 5 nta simbimenye, ngira ngo njyane kuri bank, uzongera ugira ubushobozi bwo kujya bara amafaranga yuzura uburiri. Yego ntibizongera bibeho mura, umuntu arababara kongera bikagenda neza, nzongera ngire ngo no yagira ngo uzongera utuzane. Nego umva ko nabana bari kwa mukase batahishimiye. Bikurya gute? Birambabaza cyane. Ukwezi kwa kabiri kose nakumaze ndarandira uburiri, umwana wanjye wo mukuru basize basangiraga na n'isaha aracyabirwaye nta kirya, ntabwo tugiteka ibiryo mu rugo, turabiteka tukarya iryo joro, ejo bikamenwa ntiyongere kubisubira kubera nta kigira pete. Namaze igihe ndira ku kazi, aba mama ba papa bakamwatespe, nagahinda kubure uvunikanya abana bawe, umugabo akaba kwambura. Ndamubwira ariko Imana irabizi, Imana izagera wimpe umpoza, hari Imana izampundi kandi ndi kwisenga, izamu undi mutware unkunda kandi unkundira abana, ufite buri kimwe, umutima mwiza, babana banjye nanjye mbashe kubagarura. Kugira ngo abana banjye barerwe na mukase, barerwa n'utarise, ariko kuko abari ngiye nyina ubu uri kubamenya hafi, ntabwo bitandukanye na wa mugore umugabo ahahira agaha abana abaha ibyo ashaka, ariko ngewe byabana ngewe uri kubitunganya nka nyina w'abana. Dusaba Imana rero izampa urundi rugo, ko nabona gumye utegereza birangiye ageze ku mugore wa 3 ntabwo nkimubonye. Watubwe ko kimukunda? Yego. N'ubu uracyamukunda? Uyu ntabwo bikiri cyane. Niki cyatumaga umukunda bigeze aho ngaho? Manza ari uko namukunze, yankunze mfite umwana, bituma mwimariramo. Kugira ngo ubone umusore ukunda umukobwa ufite umwana, uramukunda cyane. Kuguta umuntu unyemeye mfite umwana narabyaye, gute nge nta mukunda ngo mwimariremo.
nuko rero njye namukunze pe no ndacyamukunda ariko ku buryo ntabana nawe agize abagore 3 maze kugira abana 3 umugore wa kabiri babiri no kuri uyu yarabyaye ashobora no kuvuga ataragarutse n'undi babana akabagarura nkuko n'ubundi ari kunyambura abanje bajyana kundi mugore ashobora no kuvuga ati niba ushaka ko tubana ariko ngarure bari abana maze kubyara ngumva kurerera ariko gusaba Imana ngo izamfashe imyaka ngezemo ndumva nkeneye gutuza kumva ko nanjye mfite urugo umwe gatuma ngarura abana banjye tukaba papa na mama n'abana banjye turi kumwe. Mbese mbwira bwa mbere abana bagenda urazi ko bagiye kwa papa wabo narabaherekeje batazagaruka urabaherekeza narabaherekeje ufite umutima umeze ute? nabaherekeje mbaganiriza bari kurira uwa kabiri ari kurira uwo mukobwa mukuru wo hagati avuga ati mama ko kubu turaturekwiye ndavuga we yanze kugenda ngo nohereze umuhungu ndamubwiye umuhungu umwana yego abana banjye nabatoje kwifurira bakiri bato wagira ngo nari mbizi narabwaganiye igihe mutazarerwa na mama gusa kamwarerwa na mukaso dore ko papanyu amaze kugira abagore benshi iga gufura boxer iga gufura single iyo kurimbanira ibafuriraga baby nawe iga gufura umaze kwinkumi ibifurire suve ibifurire iki ejo hari igihe muzarerwa n'utari nyoko nkako mama ibyo uvuga nibiki wagira ngo ndi kuragura nagenda babwira rero muragiye mugiye kwa mukasko baby nkohereje kugira ngo musaza wawe utazagira ikosa na rimwe akora kutararatoze babiziko nanjye ugaga namukubise abana b'abahungu batinya amazi hari igihe ashaka kuryama atoze nkamubwaga ntabwo uryama utakarabye hariya rero kwa mukase bari mu turimo twinshi cyane kwitwa ko atamubyaye ntabyiteho usanga umwana yagize imbyiro mu gatuza ganza kwiborosa byabaga ari intambara usanga amaze icyumweru atiborosa we mube hafi nka mushiki we ujye ubigira niyo mpamvu nkohereje baby ni igihe gito neka ni nta nubwo umwaka uzashira ntongeye gusubira mu buzima bwiza kandi nzabagarura mu humure ngenda mbaherekeje nsanga na mukeba yagaze ku muhanda ndamubwira okay abana ngabo yego ubwo wabahaye aramuhaye yansubirana n'umukobwa wanjye mukuru turabaherekeza turasubirana ndangije yaciye iminsi 2 papa nigeze amamagara ngo ambwira ati wakoze kunzanira abana icyo kintu kinambabaza nisa ntaramo umwanya ngo duhure tuganire ku bana banjye ngo mubwire nimbagoye ari bakuru reba uko bameze mbabarire ntazagira igihungabana ahora mbeshe tuzaganira ariko abana muri weekend iyo bankumbuye kuva bagenda bagiye mu kwa kabiri kuri 3 turi mu amezi 3 arashize bansuye nka 2 ariko turavugana kuri phone mukuru wabo ahamagara papa wabo cyangwa tantine wabo bakavugana nanjye tukavugana. Ikintu cyatumye uvuga utereka abana batanga umenya ubuzima bwari bukomeye cyane byari bwanze batangiye kunsohora mu nzu pirive ya mbere nayiriye y'amezi 5 baransohora yo ndayitanga ndagenda naho hano nari ngiye rero nari mamaze imyaka 2 naho ntangiye kujya mu mapirive n'ubu nariyo mazemo amezi 3 nabwo baransinyiye muri mudugudu ndabwira mwihanganiza ngira nishura make nagerageje kwishura 2 ako kugenda wishyura nanda n'ukundi kujyamo ubu nabwo nari mfite andi mezi 3 ndavuga rero kugira ngo ako nafashe umwanzuro yagurisha intebe zo mu nzu yagurisha televiziyo yabo kugira ngo buri bana mbagabanye abo bajye kwa se uwo mukuru aje kwa grand-mère ku mubyeyi wandeze nagari mama ariko no mu family wanjye wandeze kuva ndumwana ukana aragahinja nakunda ugasigayo cyane njya gushakisha ubuzima ndamubwira we ntabwo uzajya hariya uzagira nabara ntabwo ari risko uwitwa siko yarakwanze wowe uzajya kwa grand-mère wandeze harani kwa papa na mama ababyeyi bandeze cyane kuva n'uhinja bakukunze ukiri umwana niho uzajya nanjye ngiye kujya kwa mukuru wanjye turongiye uba Nyamirambo ancumbikira mbona ubuzima ninongera gufatisha nkafata geto nzongera mbazane bana banje nabyo byatumye abana bato bemera kujya kwa se ko nabwe tugiye kugabana kere agiye kwa grand-mère ngiye kwa sister kumazi yego ko nibwo buzima abantu babamo tujye tunabyibuka nyine ko burya niba ubayeho neza hari abandi
ubuzima butameze neza na busa. twagabanye buri umwe abana bagiye kwa papa wabo bafite ubuzima, njye ngiye kwa mukuru wanjye, Kelly wowe urajya kwa Grame. Ariko mu buryo naryamaga hararandira mvuga mana, ubu nibwo buzima uhisemo ko utandukana n'abana banjye, basi mfasha wenda babagiye kwa papa wabo. Kelly yasendanyana nawe kwa Grame tubeyo ntacyo nabwo twabaye, akwamba bari nkaguma mu buzima bw'uko nigeze urugo, basi nkaguma nkagira responsable y'urugo, responsabilité y'urugo, sinjye kujarajara. Imana ntabwo uzi kubigenza. Bwa mbere uryama utari kumwe n'abana bawe, iryo joro ryari nararanye agahinda, narayindira nakubwiye ngo n'amatwi wa kabiri kose tutararya njye n'umwana wanjye, narakoze ibiryo mu kanwa byatunaniye, ndarandira. Kelly akaza akambwa mama iceceka ihangane, tuzongera tubane nabo, humura. N'igihe gito mama sindi kwiga, sindi mu wa gatanu, ngiye kurangiza secondaire, ndaye secondaire ubuzima buzafatisha. Umwana akampa icyizere ko nzongera kugira ubuzima kubera we amaze kugerangiza amashuri. Humura tuzongera tubagarure, twihe umwaka umwe, baby naganza tuzongera tubane nabo, humura. Ubuzima bwarangoye cyane, n'isa ntabwo ndabyakira, ariko Imana nimfasha mu gihe runaka sinkizi. Imana yobora dosiye nyinshi, ishobora kubura iyanjye abana banjye nta n'ukwezi bamarayo, nta n'iminsi ngahe, ni ukubabwira muze munsure. Abana baje ukabaha imyenda, ukabagurira, ejo ukabaha icyo bakabona bya bindi babonaga mbere birongeye byagarutse mu rugo, nta kibazo gihari. Nabo ubwabo ni ukwigaruka babwira muze ishuri mbasha kuryishyura. Umunsi mu gihe papa batinze kwishyura nk'ubu amaze amezi 2 atabishyura, ibihembwe 2 atabishyurira, nkahita mbabwira mujye kwishyura. Ubuse muragomba kwa papa atari kubishyura n'amashuri n'iki, nonge nabonye ubuzima abana bagaruka. Papa ntabwo abishyuraga se mu bana? Maze imyaka 10 ntanukanye nawe, nabwo yarabishyuriraga rimwe na rimwe. Bibaye nyuma mu myaka 3 nibwo afunze kubishyura kimwe, atangira ambwira ngo bampe ko bamaze gukura batagoye. Bigero nanjye ndabirwanira ngo manishyura nabatanze finale byanze, ubuzima byanze pe. Umuntu ko twumva rero muri kano kanya, inkuru yanjye nyine ni inkuru z'abababaye, ni inkuru z'abafite ibyo bagezeho, ni inkuru z'abafite ibyo babuze. Rero uyu munsi niba twicaye aha ku nkuru yanjye, ni uko mubimenyere ko tujye dufasha bano bantu. Uyu n'umuryango twaremye, tuziranye, abenshi tutaziranye, nka Esperance. Ni ukuri mumurebe icyo yifuza no kubana n'abana be. Mu mama kenshi ahora afite igishyika cy'abana, umwana yariye, nubwo na mukase yaba atari mubi, ariko umwana yariye, umwana yibroshe, umwana byagenze gutya. Icyo kintu rero nta n'ikintu ushobora gukora uri umumama ngo kizagende neza utari kumwe n'abana bawe. Inshuti zanjye, bavandimwe banjye, mumfashe dufashe Esperance mu buryo bwose bushoboka, maze yongere abone umwana we. Nizo nzozi ze, ni ukuri mureke tumetera inkunga, aya marira akame ashire, sibyo? Ya telefone yatanze ndanayishyira hasi, aya marira akame, utera inkunga uko ishoboye, uvuga uteka aya marira nyamuhuze, mwohereze 100, mwoherereze 500, mwohereze miliyoni, mwohereze 5,000, ashaka icyo gukora yongera atunge urugo, sibyo? Hari igihe umuntu apfunda imitwe ubuzima Imana bukanga, utaramu bukene ajya ashima Imana, nta kindi twavuga. Hari igihe nyine ureba ukavuga uti none ndapfunda imitwe, ndabigenza gute, ngaca mu zinzi, bikagucanga bikakuyobera. Ntimuzabyumve, ntimuzige mwumva inkuru nk'iya Esperance mwumve nk'ikinamico. Ntabwo turi kumwanga asetse. Espera karame, reka twize kubaza ino nkuru izaba umugisha kuri wowe, kandi turabyizeye. Nunasohoka ngaha usohoka uvuga uti umugisha wanjye nje kuwuhobera. Ikibazo cya nyuma,
amarira yawe agwa cyane mu buryo reka mvuge ni bwihuse? ngira emosiyo cyane sinzi. Niyo ndi kureba filime ari filime ikantera agahinda ndarira. Niyo umuntu anganirije nkumva ibintu anteye agahinda ngira emosiyo sinzi impamvu. Byaba bitewe se wenda n'amarangamutima yawe yakomeretse bikaba ari ibintu nyine byoroha kubabara? Oya, ni kuva na kera ntaragira n'ubwo buzima bubi cyangwa bwiza, na mbere ndi umwana nakundaga kugira emosiyo. Manza ariko nteye ariko ndemye simbizi. Abantu bagira emosiyo cyane barakunda. Urukundo byo ndakunda. Cyo ndakunda nuko nabuze undi narubaye utarukeneye. Wa mugani wigeze ukundwa wumva urakunzwe koko? Ntabwo ndakundwa ngo numve ko nakunzwe, ahubwo njye narakunze, ari no gukunda uwo papa w'abana. Ntabwo nigeze nkundwa ngo mbibone cyangwa mbyumve. Numve urukundo uko rumera ntabyo nzi. Ntabyo nzi pe ko sinakunzwe n'ababyeyi nitwabanye, naho nshatse sinakundwa n'umugabo. Ntabwo urukundo nduzikwa. Gukunda utagukunda biryana bite? Birababaza. Birababaza uzi gukunda umuntu ukamukorera buri kimwe ariko wapi ntagukunda. Ngasaba Imana rero ngo mu myaka yanjye ngezemo yego sindasaza cyane kandi sindaniheba, ngo Imana izambabare basi mpe nanjye unkunda, nanjye numve basi uburyohe bw'urukundo. Wumva byakuryoheye? Indemere nk'undi mugisha ibe yampa urundi rugo basi nanjye ndyoherwe kuko sinigeze ndyoherwa. Yego njya numva nzisaba Imana ngo izabinkorere. Wumva wamukunda? Yego akabanza akangereka ko nkunze ariko atari bimwe by'uburyarya bwacu bw'iki gihe, akangereka ko nkunda nkabona ko ndyohewe n'urukundo, nanjye ndarugira urukundo pe, nanjye namukunda. Wumva icyo cyizere se wenda ugifite ko azaza? Hari umuntu uvuga ati yego ko ndagifite, nashatse nishingiye, ubu nta nubwo mu myaka yanjye nzishingira. Numva mfite icyizere ko nzabona unkunda kandi nkakora ubukwe abana banjye bakanyambarira. Oya, ko ufite inzozi. Igiseke ntatanze ngiha mama nkazagiha nyirakuru w'abana banjye. Yego. Yego. Nuko Imana iguha icyo kintu. Wumva nk'umuntu uri kutwumva muri kano kanya ari iki yakufasha, yafashe Esperance waciye muri ibyo byose? Icyo numva yamfasha kano kanya nuko nabona ubushobozi nkabasha kwishyura ubukode mbamo, uko amezi ambanye menshi, nkabasha kwishyura ubukode mbamo, sinongera kujyana ikibazo na nyiri bukode, nkabasha kubona igishoro, nkongera nkakora, nkabasha kwishyura minerivare y'abana. Ubu bamaze ibihembwe 2 batishyuriwe, barimo amadeni. Mu mafaranga yaboneka yari yose nagerageza kugabanya kugira ngo nongere ndemo ubuzima. Reka dufashe Esperance kwa kundi twabivuze, ni ukuri azagaruka ahangaha avuga ati alhamdulillah, Imana yakoze ibikomeye, Imana ishimwe kubw'uko twebwe buri wese yitanze uko ashoboye. Na make ufite ukaba uzi ko ari ituro wumva ushaka gushima nk'Imana, bice muri Esperance. Uvuga uti bya bitanu nagombaga gushimamo Imana reka mbicishe muri Esperance. Uraburokoye ubuzima bwe, birenze kuri ibyo ngibyo urabuhojeje amarira ye, sibyo? Urakoze kubana natwe, urakoze kutwumva, urakoze kumwumva, kandi urakoze kumugira wawe, umugire wawe, umugire inshuti, umugire umuvandimwe, umugire umwana wawe, ubundi nawe atete. Yego Espera, twasoje. Imana igumugisha. Keka niba ari nk'ikintu runaka wumva wagenda utavuze. Kashe umwanya mbashimira mwebwe muri
mwampamagaye mwaje kugira ngo dukore ikiganiro ubuzima bwanjye bubashe kugera kuri benshi, kandi nshimira n'abari kunyumva mu bushobozi bwabo, mu mpano zabo Imana yabahaye, kuzabasha kugira icyo akora Imana izamukubira. Ndabashimiye. Ongera uvuge nimero yawe dusoza. Nimero yanjye 0788 iri muri momo gusa. 0788 21 58 04 na 0791 muri momo 13 40 73 9.